Ese wari uzi ko Afurika y'Epfo aricyo gihugu kimwe rukumbi ku mugabane wa Afurika kigeze gutungaho intwaro za kirimbuzi? Ntiza iminota 8 gusa ngo usobanurire byinshi utaruzi kuri iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Ni igihugu cyamenyekanye cyane bitewe n'umuyobozi udasanzwe cyagize ku mugabane wa Afurika ndetse no ku rwego rw'isi muri rusange, Nelson Mandela. Afurika y'Epfo ni igihugu giherereye mu majyepfo y'umugabane wa Afurika ku nyanja ya Atlantique ndetse n'inyanja y'Ubuhinde. Naguhaye ikaze niba utarakora subscribe no kuri Mukire Entertainment, ugira umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like ukaduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Njye nitwa Mr Sam. Afurika y'Epfo ni igihugu gifite umurwa mukuru Pretoria, kikaba gifite n'indi mijyi izwi cyane nk'umujyi bita Johannesburg ndetse n'umujyi bita Cape Town. Afurika y'Epfo ni igihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 60. Indimi zivugwa muri Afurika y'Epfo ni indimi zigera kuri 11 ariko izizwi cyane ndetse zivugwa n'abantu benshi, harimo ururimi rw'icyongereza, hakazamo ururimi rw'ikizuru, hakazamo ururimi rw'Afrikana ndetse n'izindi ndimi zitandukanye. Amateka ya Afurika y'Epfo agaragaza ko iki gihugu cyatuwe n'abaturage bitwaga Abasan ndetse n'Abakuhoyi mu myaka yabanje, ndetse Afurika y'Epfo abantu benshi b'Ababantu cyangwa se abaturage babirabura benshi muri Afurika y'Epfo bakaba bazwiho kuvuga indimi zirimo ikizuru. Afurika y'Epfo ni igihugu cyagize amateka akomeye cyane mu bijyanye n'ubukoroni, dore ko cyatangiye kurenzwa mu myaka y'igihumbi 652. Afurika y'Epfo ni igihugu cyaranzwe n'ibihe bigiye bitandukanye, dore ko nka apartheid ariyo mateka mabi cyane azwi mu gihe abacakara cyangwa se abanyafurika babirabura bagiye bakorerwa iyicarubozo ndetse bakamburwa n'uburenganzira bwabo mu gihe iki gihugu cyayoborwaga n'abakoloni ndetse n'abandi bazungu baje kukigarurira. Ibyo byose byabaye hagati y'umwaka wa 1948 kugeza mu mwaka wa 1994 ubwo Nelson Mandela yageraga ku butegetsi. Nelson Mandela ni umugabo udasanzwe muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi hose muri rusange, bitewe n'uko ari we waciye aka karengane kakorerwaga abirabura ubwo abazungu bari nyamuke muri Afurika y'Epfo ariko bakolonizaga abanyafurika bari benshi cyane, bitewe n'ubudahangarwa bari bamaze kugira ndetse no kuba bari bayoboye bafite ubutegetsi ndetse n'ibindi bice byose bidasanzwe byiza kandi byera cyane mu gihugu cyose, ugasanga bifitwe n'abantu bake cyane. Abenshi mu banyafurika cyangwa se ba nyiri igihugu babirabura babaho mu buryo butari bwiza, bakorerwa iyicarubozo ndetse barambuwe uburenganzira bwabo muri ibi bintu bya apartheid. Byose bikaba byarahagaritswe na Nelson Mandela. Kuva mu mwaka wa 1994 ubwo Mandela yageraga ku butegetsi nibwo demokarasi isa naho yatangiye muri Afurika y'Epfo, dore ko ari we muyobozi wa mbere umwirabura wari uyoboye igihugu cya Afurika y'Epfo. Uyu munsi Afurika y'Epfo yabigendera kuri demokarasi, aho ubuyobozi bugenda butorwa n'abaturage ndetse n'ibintu bya apartheid cyangwa se ivangura ruhu yakorerwaga abirabura rikaba ryararangiye kuva muri uwo mwaka. Mu bijyanye na geography, Afurika y'Epfo ni igihugu gihana imbibi n'ibihugu birimo Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique ndetse na Eswatini. Igihugu cya Afurika y'Epfo kikaba gikikije ku mpande zose igihugu bita Lesotho, kuko igihugu cya Lesotho kibarizwa muri Afurika y'Epfo rwagati. Afurika y'Epfo akaba ari igihugu gikora ku nyanja zombi, mu burengerazuba no mu burasirazuba, mu nyanja ya Atlantique ndetse n'inyanja y'Ubuhinde. Mu bintu nyaburanga bizwi cyane muri Afurika y'Epfo rero harimo imisozi iba muri Johannesburg cyangwa se Drakensberg Mountain, Cape of Hope, Cape of Good Hope. Aka niko gace kari ku nyanja cyangwa se kari mu majyepfo kurusha utundi duce twose ku mugabane wa Afurika, ukaba mu mujyi bita Cape Town. Afurika y'Epfo ikaba igira n'indi misozi ikurura ba mukerarugendo, harimo nk'imisozi bita Table Mountain. Mu bukungu, Afurika y'Epfo ni igihugu gifite ubukungu buteye imbere cyane ku mugabane wa Afurika. Ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro nka zahabu, amabuye ya diamant ndetse n'ubutare bita platinum. Mu nganda igihugu gifite inganda zateye imbere cyane, inganda zikora imodoka n'ibindi bikoresho bya electronique. Akaba ari igihugu ku mugabane wa Afurika kiza mu bya mbere bifite ubuhinzi buteye imbere cyane ndetse na serivisi z'imari zateye imbere cyane ndetse n'ubukerarugendo. Kampani zizwi cyane muri Afurika y'Epfo harimo nka MTN ishinzwe ibintu bijyanye n'itumanaho, Standard Bank
ijyanye n'amabanki n'iyitwa Sasol ijyanye n'ingufu ndetse n'ibindi bintu by'ubutabire. Afurika y'Epfo akaba ari igihugu gifite ubukene bwo hejuru cyane by'umwihariko ku bantu b'abirabura, ndetse ugasanga urubyiruko rwinshi cyane muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo mu mateka ya vuba akaba agaragaza ko nyine gifite ubukene buri hejuru bitewe no kuba abantu bataringaniye mu bijyanye n'ubukungu, bitewe n'amateka twamaze kurebera hamwe y'ibijyanye na apartheid, aho bamwe bakorerwaga ivangura. Ibyo bintu byagiye bigira ingaruka no mu buzima bwakurikiyeho, aho usanga abirabura benshi muri Afurika y'Epfo bafite ubukene bukabije cyane, aho ubukire bwinshi n'ubundi bwasigaranye n'abazungu bari barabakolonije mu gihe cy'imyaka irenga 50. Mu bijyanye n'umuco n'imyidagaduro, Afurika y'Epfo ni igihugu cyateye imbere cyane bitewe n'uko bafite umuziki uzwi ku mugabane wa Afurika nka gospel cyangwa se indirimbo zo guhimbaza Imana zateye imbere cyane, n'izindi ndirimbo zitwa amapiano, afropop ni zimwe mu njyana zateye imbere cyane muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Mu bahanzi bazwi cyane harimo nka Black Coffee, uyu yari umudj ukomeye cyane, ndetse n'uwo bita Brenda Fassie. Muri filime nabwo bateye imbere cyane, muri filime za gakondo ndetse n'ibiganiro byo ku mateleviziyo bikundwa cyane. Mu mupira w'amaguru, Afurika y'Epfo bakoresha imikino itandukanye, mu mikino harimo nk'umupira w'amaguru aho bateye imbere cyane, dore ko mu mwaka w'ibihumbi 2010 igikombe cy'isi cyabereye kuri uyu mugabane wa Afurika ku nshuro ya mbere, cyabereye muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Bakaba barateye imbere cyane mu yindi mikino irimo cricket, soccer ndetse n'imikino bita rugby. Mu bijyanye n'uburezi, Afurika y'Epfo ni igihugu gifite kaminuza zizwi cyane, urugero nka University of Cape Town akaba ari imwe muri kaminuza zizwi cyane ku mugabane wa Afurika, ndetse n'izindi kaminuza zizwi cyane nka University of Witwatersrand. Ndabashimiye cyane gerezwa mwiza Sam, ndetse nakora subscribe hano kuri Mukire Entertainment, uyu mwanya wo gukora subscribe. Mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga, Afurika y'Epfo ni igihugu kiba mu muryango uzwi nka BRICS w'ibihugu byashatse ko bitagendera ku matwara y'uburengerazuba bw'isi. Uyu muryango ukaba ugizwe n'ibihugu nka Afurika y'Epfo, Brazil, Uburusiya, Ubuhinde n'ibindi bihugu bitandukanye bigenda byinjira muri uyu muryango. Mu bijyanye na politiki, Afurika y'Epfo akaba ari kimwe mu bihugu bifite ijambo rinini nyine ku mugabane wa Afurika bitewe n'ubukungu ndetse n'igisirikare gikomeye cyane. Ndabashimiye cyane igihe twa Mr Sam, niba utarakora subscribe uyu mwanya wo kuba wakora subscribe. Iminota 8 mwaduhaye twayikoresheje neza cyane kugira ngo tubasobanurire byinshi wamenya ku gihugu cya Afurika y'Epfo. Nawe niba hari ikindi gihugu umva twazavuga mu biganiro biri imbere, ucyandike muri comments, ubundi nacyo tuzakigarukaho tugomeze kugusobanurira neza ibijyanye n'amateka, geography, mu bijyanye n'ibihugu. Ndabashimiye igihe twa Mr Sam.